nyuma yuko Muyango yari yapostinze ibyo bintu avuga ngo ashatse kunkura muri trash ngo zenjye nyine sinigeze kubaza uko byagenze na kinigeze na kimwe mbaza nje nakomeje akazi kanje cause I'm all about my bag. Ndangije cyumwe kirangiye ntuza uri kuvuga ni iyi ngiyi sinzi ufata mu nyungu bidahita nzapfa mugisha ukuri ubwe Muyango yize kunzi muri drama ze na Keti ya Kayonga bavuga ngo nubwo niciye nk'abareka ngo ngiyewe ngo nsangira ibiyobyabwenge ngo na Muyango naramwicaje nawe yasi madame ngiye kumusangira ibiyobyabwenge bamugore Jesus Keti ya Kayonga aramuzana Keti ya Kayonga ibyo bintu twabivuganyeho njyewe nawe ariko ushaka ku expose nawe yatubyihoreye nshaka kubishyira hanze urambuza karabizi man nkunda drama man abo bose abo host bose ndabarusha amafaranga bari mu cy'ibirenge byanjye you know uko nimba nibuka neza nahagarara no ku maguru yanjye nabihamya n'amaguru yanjye abiri yuko uretse Imana yatumye Muyango agera aho ageze ahangaha after God I'm among the people that held Muyango's hand to get where she is right now. I really did that with my whole heart. Munyuma hano mfite injiji nyinshi tumva icyongereza kandi urugushyamo icyongereza cyinshi so aravuze ngo nyuma y'Imana yafashije Muyango Zinda ari mu maboko menshi yafashije Muyango kugera aho ageze uyu munsi komeza adashyizemo urwango adashyizemo iki mu mutima we arabizi neza ko ibyo bintu mvuze ari byo ashobora kuba adakunda kubyumva but she knows deep down in her heart that I've held her hand from high school to Miss Rwanda to hosting to doing everything to friendship to everything in this life. So I was wondering uyu mwana w'umukobwa aranziza iki ariko ndatuza ndabyihorera mbere yuko tugera ahangaha Zinda amakuru yangezeho ashobora kuba atari yo avuga ko ingumi yakubiswe Muyango n'umubawunsa nyuma yuko Muyango yirukanye umushuti wawe cyangwa asabye ko umushuti umuntu wari waje aya masaha nibwo tumenye ko uriya muntu wari uramujene ko atari umushuti wawe ubwo yari umushuti w'umushuti wawe amakuru yangezeho avuga ko nawe umushuti wanjye niwe wamuhamagaye ariko nanjye ni inshuti yanjye not that deep but we are friends bivugwa ko we cut the information which said on that night you are behind of that patch yakubiswe Muyango ngo ni wowe ngo wakoranye ngo iriya ngoma niwo munsi Muyango yirukanye uriya muntu bati yego so bakavuga ko nyuma yuko wowe warakajwe nuko umuntu wawe yirukanwe mu kabari urukunyumva Muyango amaje kumukubita amacupa akamwirukana mu kabari ngo wararakaye then ni wowe iriya ngumi bakubise Muyango akajya mu bitaro uyiri inyuma niho nashaka kujya guteranya imbere yuko ukomeza oya ntabwo nyiri inyuma jiha ntabwo nyiri inyuma ko njyewe ntabwo nzi nanga ku rwego unyisende sorry Godfather sorry ntabwo na muntu nzi nanga ku rwego rw'uko nakumva yuko nagukubitisha na muntu nzi nanga ku rwego rw'uko nakumva naguhemukira cyangwa najya kuguteza abantu ngo bagukubite. I've never had that kind of hatred in my life. Like even my worst enemy, I just let them go. I just release them and go. Ntabwo ngiye mfite kwanga umuntu bigeze kuri urwo rwego. Ejo bundi numvaga bavuga ngo nishoye nango babiteye none ngo ngiye babiteye. But that's so wrong. Byatewe nuko yagiye akamenyera umubouncer. Umubouncer niba gifunze niba atagifunze cyetara ntaramuka agaragaye mukamubaza aho iyo ngumi yaturutse. Ego. Uko njyewe nta kibazo nafitanye na Muyango iryo joro ni kibazo yarafitanye gifatanye na mugenzi wanjye twarakomeje turana hostinga tunateka nta kibazo ntabwo nyuma y'ibyo kandi njyewe nakomeje nicaye n'ahantu hamwe I was sitting in the same place. She's the one who was loitering around moving up and down. Urumva niyo ngumi yo bajya no kwimukubita nari ngiye kuri toilette ariko njyewe mbere ko njya kuri toilette yari maratongana n'umubouncer kuri gate. Wasize ari gutongana n'umubouncer. Ndangije ugarutse usanga umuntu aryamye hasi wasanze aryamye hasi wasanze Muyango bamutwaye ku bitaro wasanze ambulance yaje cyangwa bamutwaye imodoka zisanzwe bamutwaye imodoka yo ku kazi. Okay. Hanyuma ikindi ahanga kuko ndashaka kugira ngo tugire ahanga mu kwambura akazi no kukugambanira biravuga ko uyu umwese gato mbere ko tuhagera ahanga biravuga ko uyu muntu w'umushuti wawe umwanzi wawe cyangwa umushuti wawe wari inshuti yawe
yazanye next icyumweru cyakurikiyeho ni nice ntabwo ari nice ntabwo ari nice okay komeza kuko nice yaraje mu mwandiko bivugwa ko ari we mushuti we wazanywe so let's go dukomeze rero mu kutambare bamushyire ku ruhande ntabwo ari we yego yeah so ubwo icyumweru gikurikiyeho nkora njyenyine nyuma y'uko Muyango yari yapostinze ibyo bintu avuga ngo ashatse kunkura muri touch ngoze njyenyine sinigeze kubaza uko byagenze nta kinigeze na kimwe mbaza njye nakomeje akazi kanjye cause I'm all about my bag ndangije icyumweru kirangiye ntuza uri kuvuga ni iyi ngiyi uretse gato Snap uri kuvuga ni iyi ngiyi yibagiwe ko abantu bamumenye kubera wowe disi ni nyine abantu barabizi ni izo comments nyine baba bari gutera they know abantu banzi njye na Muyango bari n'igikundiro afite niwe watumye bamukunda Muyango okay komeza a lot of things, a lot of comments going on. Njyewe mbaza boss wanjye ndamubwira ameza flyers z'iki cyumweru ubusanzwe bameza flyers njye nkamamaza icyumweru cyose noneho ameza flyers ebyiri iya gatatu ari iyo Sunday arambwira ngo ndacyari kureba uburyo ki nakumvikana bari abakobwa nkabagarura muri Sunday ndamubwira nta kibazo ubundi se byagenze gute kuki rero bakuyeho constantly asking because I didn't know what was going on ariko bigaragara yuko hari ikintu atari kumbwira nyine ndabyihorera Wednesday ndongera ndayimusaba flyer arambwira ati ko ndamubwira ati se bimeze bite kutama flyer arambwira ati rero ati nawe mbiretse ati kubera yuko harimo ubwumvikane bukeya nyine ndashaka kumvikana bari abakobwa kugira ngo bazagaruke ubwo ngwe n'ibicamo nzakubwira ndabwira nta kibazo wari ndo ari boss wanjye yego Godfather only for me to sit down kwa gatandatu ndimo ndakora muri touchdown na Semungu yo Saturday nakubwiye ngahita mbona basohoye flyer ntayiriho yo ku cyumweru keep going I was like wow so apparently ibyo umukobwa yavuze apostinga ariko umvuga ariko unuka avuga yuko ashatse ko mva muri kano kazi nakavamo arabikoze ndavuga okay hano comment ngo ngo nibyo byabaye kuri Keza komeza ego nibyo byamubayeho kuri Keza nawe niko byagenze komeza ndavuga reka nkomeze night yanjye nta kintu kiri magarike this is probably the last night I'm working in touchdown Muyango ntago nje najya guhangana nawe reka murekere ikibuga agikoreremo nawe nta kibazo afite amahoro nanjye nzashaka kandi kazi cyangwa nzabona kandi kazi so ndangije gukora nibwo na postinze iyo screenshot Muyango na postinze screenshot ya post Muyango ya postinze ari kuvuga yuko ashatse kunyirukanisha anashyira ngo #Muyango we yavuze ijambo no kuvuga ngo rigomba kugenda ndayipostinga ndangije postinga nsezera nshimira abantu babanye nanjye muri touchdown n'ibiki byose urwo rugendo boss wanjye namwe ndamubwira ati you are the last person I expected to do this nawe ubwe nta jambo yafite byo kumbwira because he knows I have been there for him he knows I've been riding with him through those 2 bars kugeza kuri umunota wanyu ndangije ndamwihorera ndamubwira cyo musaba nkorera imibare y'amafaranga yanjye nyishyurire njye nta kibazo Imana ibamumugisha mwarakoze nibwo na posting ibyo bintu nagombaga no kugaragaza impamvu mvuye muri touchdown nuko nk'uko byagenze. Then when did you get out there? That very Saturday, that was my last day. Like last Saturday was my last day. Narabasezeye birarangira. So she's doing the full time. None ndukorana nuvuga ngo nawe isafata umwanya urakoranaga na Semungu aracyarimo. Yarakoze nyine yarakoze nje nahari. Semungu aracyariyo. Semungu aracyariyo nyine twakusigaye dusigaye dukorana iyo Saturday. Yo uracyayikorayo cyangwa nayo barayihagaritse? Nago nje none se shu ako nagasuzuguro kindega kamere uburyo umuntu twajyaraga inama y'ibintu byose ashobora kwifata akankura mu kazi atanambwiye atangishije n'inama. Yego. Simply because Muyango yakubwiye yuko ugomba kunkura mu kazi cyangwa whatever conversations you had whatever you had. Kuko bari basigaye bafite n'ubucuti budasanzwe it wasn't normal. Niba numvise neza ibyo Muyango gukoreye ni nk'ibyo
Medbeat yakoreye The Ben amutwariye Coach Gael muri Tanzania. Ibyo byo ntabwo mbizi byaba Medbeat na ba Coach Gael. Sinamenye ibyo ari byo. So urumva so nuko nkuko byagenze nyine nanjye ndasezera ndavuga ntabwo mfite guhanganira n'umuntu ahantu hamwe kandi mu by'ukuri ntabwo touchdown ariyo yari holdinze umugisha wanjye kumva yuko ntahakoze nshobora my life would fall apart. No, I just made the decision ndavuga nkuko nabo banunguye bakankura mu kazi batambwiye bro uzi kwicara uba wabariye amafaranga uzi ngo iminsi yanjye agenda gutya na gutya na gutya wese bari guhasulinga uri kubyumva umuntu yahiza agakura mu kazi out of nowhere. That is so bad. Muyango umuntu amukuye mu kazi atamubwiye, she would go crazy. So bihagaze bite rero ubu ngubu? So means you have to get jewe narasezeye ego touchdown nahavuye ko nyine negereje kandi kazi Imana izamereza and other opportunities Imana izamereza. Muyango namurekeye ikibuga aho kugira ngo ajye kubona nje impanganye nawe cyangwa hari kuzana drama nyinshi. I'd rather let her be. I give her the space, muhaye ikibuga azaci running kabisa nuko yumva yuko nyine ariyo mu host wa Danje. Nanjye namuhaye ikibuga kugira ngo akomeze hosting. Nyuma yaho ngaho rero tubona hariya biracitse uravuga ati ntabwo bigumisha mu mutima, reka mbibwire abanyarwanda babimenye. You go on your Snapchat cyane rwose batazajya banaza muri touch abantu bazi ko ndiyo kuko nubwo ngubwo baraza na Friday bajyaga bambazga none se tutakubona uri muri touchdown ntabwo ngiye ngomba rero guconfusinga abantu ma followinga. I have to be very clear with them. So wavuye muri touchdown ariko ubigambaniwe na Muyango wazanyemo. Yego. Oh my god. Yeah. Okay, so as long as twumvishe Said ndakwihanganishije hano hari abantu bose 500 ntabwo ari bake barabyumvishe ubwo bari batabizi barabimenye kandi ubimekinze clear na abantu bamwe bati no Zinda ni umushuti wa Muyango ntabwo bahakinze account ye ntabwo ari wabyanditse abandi bati niwe ndavuga kubera iki se we adashobora kubishyiraho umucyo. Yeah, na muntu hakinze account yanjye ibi wavuze niko byagenze. I wasn't expecting that. Now I have his account anje ibintu niko byagenze. I had to be clear with everyone that nk'umuntu wari inshuti wawe uwo witegereje ukareba impamvu ushobora kumenya ushobora kuyoberwa impamvu umuntu akoze I mean icyatumye umuntu akora ikintu ariko ntiwaberwa to the source utekeza ko ari impamvu yatumye Muyango gukorera ibintu nk'ibi ngibi kandi ari inshuti yawe. aho guceretse nje yambwiye impamvu yabyo nawe ntabwo ugeze impamvu nta yindi kuko nje Muyango arabizi neza ko tuziranye, arabizi neza cyane ko tuziranye. Yego na munyangire mba mfite like it's your problems with that person, it is not my problem with them. Umuntu wari inshuti yawe wafashije nuko ukanamufata n'akaboko wavuze ko nyuma y'Imana uri mu bantu bazanye akaboko mbere kumugira uwo ari we uyu munsi. Uravuze ngo uramuzi cyane nk'umuntu uzi cyane mukamufitanye amabanga ibingibi ntibyavamo intandaro yo kurakara hakaza amabanga atagombye kujyanza akajya hanze aramusajemo guterana amagambo no guhangana. Amabanga nzi ko atakagombye kujya hanze yagiye ko ngo amabanga mufitiye arabizi abari amabanga agomba kujya hanze arabizi ko byagenda. Nta mabanga ahari ndacyayamubikire nzanakomeza nyamubikire urabyumva neza ariko nubwo twakoranaga n'ubwo ngubwo byagaragaraga yuko ubucuti bwanjye nawe nyine harimo a very big difference bitewe n'ukuntu twatangiye turi inshuti. We had outgrown each other. Buri muntu wese nyine icyo twahuriragamo n'akazi, nyuma y'akazi nta kindi kintu nahuriragamo na Muyango. Iri joro ryamubanye na conversations zo ku ruhande na biganiro bya buri munsi na bucuti bwa buri munsi. Muyango nyine nanjye namubonaga nk'uko abandi bose bamubona kubera yuko igihe cyageze numva yuko ngomba gufata umwanzuro ntabwo byari gukomeza gutyo. Mwari mumaze igihe kingana gite umubano wanyu warahagaze? Ni kinini cyane ntabwo wahagaze ni kwa kundi ufata umwanzuro ukavuga ati uyu muntu ngomba kumufata gutya kugira ngo nongera gushwana nawe cyangwa nongera kugira ikibazo muriramo nawe ngomba kumufata gutya. Umuntu ukamukomeza ukamukunda ariko in a very distant way. So rero muhaye distance. Yeah, very big distance. Buri wese akora ibye nanjye akamenya ibye nkamusupportinga ngomba kumusupportinga akansupportinga ngomba kumusupportinga ariko buri wese akora ibye. Everyone minds their business. Iri joro yakubitwe. The friendship was not that deep. The friendship was not that deep.
No, it wasn't that deep. What was the reason to cancel the Because a lot of things friendship? have been going on between me and her for so many years, you know? Okay. So, because njyewe muyango arabizi neza yuko nta mukobwa mu buzima nigeze numva mbaye inshuti ye nkamukunda nkamukundira n'ibyo byose nkamukundira n'uko ari kose nawe muyango ibyo narabizi 100%. Arabizi neza yuko nta mutima mubingira, arabizi neza yuko nta rwango mufitiye, arabizi neza. Ntabwo nzi satani yamushutse, ntabwo nzi ikibazo afite, ntabwo nzi, she's not okay at all. She's not okay. You actually need to check on her. What do you mean she's not okay? Kandi ari umukozi bavuga ko ari we muhost. What do you mean kandi ntekereza ko ari we muhost bavuga uhostinga ori ukuri gukora amafaranga. Host wenga uko ni uza mu kazi kawe ingenza ku bantu gutyo, you have issues with people. So you mean she's not okay mentally? I think so, because I feel sorry about her. It is not normal. Ukuntu nzi muyango, ukuntu nari nzi muyango kera n'ukuntu mubona ubu ngubu, they are totally two different people. Okay. Yeah, that's what I'm talking about. So Zinda ndagushimiye ubwo abantu barabyumvisha. Do you have number of this bouncer? Ko nshaka kumuvugisha. Ntabwo mfite nimero yiwe, nyeka ariko ashobora kuba nagifunze. Okay. Mu gufungwa basanze byakoze bigize icyaha cyangwa yafungishijwe n'imbaraga zawe. I never followed up that. Ntabwo ngeze mbi following up, ntabwo mbizi. Nicyo nzi amakuru mfite nuko ngo bamubwiye yuko nasaba muyango imbabazi azasobokamo ngo akavuga yuko agashaka gusaba muyango imbabazi. Okay, niyo mpamvu agifunze. Niyo makuru mfite. So nuvuga ngo uyu mubouncer wakubise muyango natamusaba imbabazi ntabwo azasohoka muri gereza. Niko mbitekereza. I'm not very sure about that. No, ibyo bintu ntabwo bibaho, ariko iyo umuntu yakoze icyaha ntabwo umuntu. So ibyo ngibyo ntekereza ko turaza kuri umuntu yaza kubikurikirira uruhande. Ibyo ngibyo ndamwaza kubikurikirana, ahubwo wenda nabaza abandi babouncer bagenzi biwe bakabikurikirana mukabikurikirana nabo. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi ko bigenda, ntabwo amategeko nyazi cyane. Turaza kubireba. Zinda ndagushimiye, ariko ntabwo uzicwa n'inzara wiye here, don't worry. Abantu baragukunda kandi ntabwo uzabura n'akandi kazi. Ndagushimiye cyane, thank you so much. Thank you. Utapinge screen ngiye guhamagara undi muntu. Kejo Kigali hahiye game over. Iyi nzo kumpayeze soma ibyanditseho. Muyango Zinda yaratwaye muyango kumurangira kumwereka bose ngo abahuze. Iyi nzo ntabwo bafungira. Wapi nzoka tubafungira gute? Ntabwo bafungira hano. Inzoga ntari. Ndakubuje. Baragiye kumuhesha akazi rwose, nako yaragiye kumwereka umubose birangira mumukuyeho. Ndebera umunyarwanda bro, mu ndebera no kuri kw'Imana. Nosta navuze. Boro yansekeje. Kanye kuri batafungi. Iyi ni version hari ahangaha twumvishe version yande. Tumaze kumva version yande, mutapinge screen tugiye kuzana part 2. Twicaye ntesimwe mukunda itiku rihari kwa wingi musharinge zembereke. Mutapinge screen tugire kubumvijana duhamagare hano. Twumvishe version y'ukuntu byagenze muya kubiswe. Umuntu wese wabigizemo uruhari udafunzwe agomba kwicwa n'inzara. Muyango nta miyago. Muyango nyuma yo kuva mu bitaro, umuntu wese wakubiswa hari uyu nguyu agomba ngo wamuhaye nimero za Zinda akamuremera. abushita we urabure muri no sense. So ahangaha rero tujye ku rundi ruhande. Urumva aba boss baravuga iki kuri iki kibazo?
Kejo boss abakura herero nitse gato Semuhungu yabyutse muzanire Semuhungu hano gato Yara Sky ntabwo yaba yabyutse ko Semuhungu ntabwo yababyutse aka kanya kuba Felix tuvuganye mu kanya bari gutaha mu saa 12 kandi Kejo nawe ugira umunwa rata Godfather muteceke Godfather ihangane gato Kamyoting waramutse neza Semuhungu ntabwo ujya unkumbura nyakumbura ko nta kijya umarira ushaka nkumarira iki ndagusomye mwa yose ni PayPal wareje ni Cash App no sense umva Semuhungu ese ko ukunaniwe abandi bari gusekera inyuma ndi live ndi kuri TikTok ariko kimenya kuri icyamamare none se kuguhamagara bisaba ngo ngire ko nta mabanga ngiye mpamagara uri live ko dufata tujye twubahana kubanza ukamenya ngo ndi gukora iki tumaze mbwira Eri impamvu nshatse kukuvugisha dore ko mutaha meze nk'abagize wakoranaga na Zinda mwakoranaga ko on Saturday ariko akora Friday ndetse anakora na Sunday wowe wamenyeshejwe gute ko utazongera gukorana na Zinda kuko ntekereza ko mukora amaflyer ntekereza ko mufite ukuntu mutegurana byagenze bite kugira ngo ntimwongere gukorana na Zinda nicyo nashaka kukubaza anyway urumva ngiye bimanitse njye mu bibazo by'abahost cyangwa se ibibazo by'abantu bafite icyo bapfa Zinda twarakoze nyuma bana flyer Sunday ko bamukuye batamuteguje birabaza nk'umuntu wabaye hosting last week yego so itasezera akazi ariko numva ko ngo ari ibintu byatangiye apfa na Muyango Muyango muri no industry bwa 2018 ngamukuye Butare sinabyo no yagiye kigoryi maberanyo komeza rateri ibyapfa ari byinshi hari ibyo Zinda nyiritse cyitwa natarahamagara Muyango cyangwa se Muyango mvugishe side according to byo nasonye ku bantu batandukanye bakongo Muyango yashwanye n'abantu uko icyo jihadi ngo mvugire agatuka abantu bakizemo abantu benshi harimo Keza Triski Cherina Doro Keti ya Kayonga harimo n'abantu benshi nasi anyway icyo nshaka kuvuga ni iki I don't take any side gusa bino bintu byacu kano kazi dukora bagiye kuzatwangisha abandi bantu kubera ko umuntu ava nyine kariyeri yacu nk'abantu tumaze muri bino bintu by the way abantu bambona kano kanya kubera ko batanze guhera kera cyangwa se abamaze kugira smartphone kano kanya kubera ko zihendutse batubanye kano kanya ariko ibintu byo gose nabitangiye mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika za 2018 wajya guhostinga za Ottawa Prince Edward Edmonton Montreal Arizona Texas so natwe hose nzana range kandi biracyana postinze kuri account yanjye ibintu bya byose bibora biri gusa abantu nyine ko yakatuze telefone ejo bundi yumva ko ngo umenyekana njyewe natawusinga mfite imitungo yanjye yanonga natagiye mu ibyo bintu byo kugira sinzi abantu ari kundeba cyangwa kugira ute kuzahamagaye kuri WhatsApp call but at the end of the day icyo nje kuvuga ni iki according ku byo Zinda yanyiritse nabonye ari gusomera Muyango namwiyangaza beto wareva aramyango reka ngo bitekerezo aza gusubiza na reply nabonye Muyango imusubiza ngo bizamu cyeka ndabyo kuri screenshot bana hawe gusa ikiriho nuko ngeje twakoranye na Zinda noneho akamenya ko atari kuri flyer Sunday kandi ari we ushizeho wayikoze ngiyo Sunday by the way uwo munsi banarwanya witwa Sunday Chill ninjye wawuzanye kubera ko natanye nyituse mu experience
na press conference abanyamakuru twari turi Sky Sport Lounge noneho iyo same experience twarane twa Juru Park kwirebero nibwo twahise Sunday chill so Juru Park kwera urusaku nabaye n'abayobozi b'umujyi wa Kigali polisi ribo abakomeye bo hejuru shinzwe mbaye North Region mbaye whatever centre whatever tuvuga nako hari abagomba kujya kuhakorera aribwo twavuye tubitwarana twa Mundi Center nyiraho umuzungu aratunaniza za Copenhagen nawe ashaka gushimuta uwo munsi nibwo yitwa Sky Sport Lounge anaho natangiye umunsi wa same experience maginga ya dushyira abantu jatse abana shaka tubakura ngo bashyira abandi bantu keretse ko bambaye umagarariye uwo munsi wa Sunday chill bahise bawutwara yitwa Touchdown ari naho umurira kandi nahatuye na Zinda yatuye ba Muyango na Brian ntango bakoraga baje kubera reference ya Zinda kubera reference ya Zinda niyo mpamvu bahaje nuvuga ngo Zinda niwe bahabazanye injye babanje nabo bazabanze nabo ni Zinda hagutwaye injye hanwa ariko wa kabiri ubundi murakwamiriza kwa gatatu kwiza kuwa mbere so at the end of the day gisingira amashari na by the way Gerard mu rugo dufata ama video akuri byose natarabona bya drama gusa twabigarutseho so ngisi ni muri competition n'abantu bari bose yaba ari Muyango yari Brian bose nawe bananyumva babyumva ni kenshi abantu bashaka gupfa ibintu by'ubusa man abantu bashwana bakarwana bagatukana according kuri Zinda yaramanye n'abo hantu imyaka irenga 2 n'igihe habaga ya kesi bamweje ahandi ubizi uko byagenze inshuti na Zinda so no baranango bari niba bari namuzi nango bamukorera Zinda barakuranye cyangwa baranabanye anavuye hari ahantu tuziranyeho yaraje akomeza akazi cyane urumva ko bari inshuti watanze recommendation kugira abahaza gusa nagenze mu comment n'ubwo ibintu sinjya mbigira umwanya mwana wa ndabizi sinjya mbigira umwanya n'uhamagara ubu nibwo ndi gukanagira mu nzu kano kwa wenda ko story kwa nayo nkutsi nabi urumva ngiye namfa ukana mbaze nonsense wa macho nta nonsense nako bambwire wandaye nari mfite live zanjye nakoraga sinzi fakomba baje mutembere bagira ute bakugira gusa nshaka kuzaza nkibwira abantu ho gatoya nakora mu nganzo nkabwiza ukuri okay nakureka kugira ngo uruhuke dore amafaranga usigaye urya wenyine cyangwa no kugambanirana kuri kuvugwa byaba bifitanye isano n'ibibazo byabaye kwa gatanu bakubita ngo Muyango bikavugwa ko akubitwa n'ura mu bouncer byaba bifitanye ahantu bihuriye ese ko namatiza bimbwira nabibwiwe na boss wa hariya nashukanye rukangiye ntango nzi ko ifata umuntu uza mu bidahita numvise ngo yasuzwe imbanza kuryango ngamukubita ngo marahwe nanje yambwiye gusa nyiri kumusaba kwa muganga yambwiye ko baraye kwa muganga kubera umuntu wamenye yakubise Muyango we yamututse wayo wamwajya kwishyuza but at the end of the day ibintu ngenda ndafiteho nyine nosiyo sinyamikunda kwigarukaho cyane cyangwa mbicareho cyane but akoni kuri boss wariya numvisha avuga n'abandi bantu by the way na boss wari bavuze ko ngomba yemewe yinje kumbounce nyine kwita ngo marahwe but ibyo ntantu bihuriye aho Zinda ngo yafashe snap ngabango Rio beach boss baricaye ngo beach ngo they are sweating on stage ngo azuminga Zinda yicaye
ngazuminga na Muyanga ari kubyina noneho kubira biratukana nyine abasha twakwa abahose bamwe bicaye abandi bari kuri stage bari kubyina babize icyuye ngiye mu twakoranaga kwa gatanu ntacyo napfuye na byari bo babimana ba boss bahari. Uretse gato umunsi wakoranaga naho nande wakoranaga na Muyango na Zinda na Brian barawukwambuye bamaye iminsi 2 mu cyumweru ko bamaye contract nyine ya buri kwezi bama kwa kane no kwa gatandatu kwa gatanu hava gusa umunsi wari gupfa watumye Zinda akwitinga witwa Sandiciro yaturutse kuri ngiye witwa Gasema. So nukuvuga ngo iyi ngumi yo guhera nta nihuriye nibi ngibi uravuga ko intandaro ishobora kuba ari abantu bihuriye aho ngo numva ngo Jade ngo baramukodesha kaza gatukabana kabagira uburere yitwaje uyuka inshuti ya Muyango. Hano twari twumvishe umeshorizemo amazina harimo uyu nguyu byabeyeho Tricia tumwumvishemo twumvishijemo Keti Kayonga undi abo abantu nari ibintu nasomye hariya bavuga ko ari abantu yagiye ashwana nabo kandi nanjye bizakira kwinjira muri zo drama zabo by the way namugenzi sinzi ufata mu nyungu bidahita nzapfa mvugisha ukuri ubwe Muyango yize kunzi muri drama ze na Keti ya Kayonga bavuga ngo nubwo nishije nk'abareka ngo ngiyewe ngo nsangira ibiyobyabwenge ngo na Muyango Muyango namwicaje nawe yasi madame bwira ko nsangira ibiyobyabwenge bamugore abana Keti ya Kayonga aramuzana Keti ya Kayonga indi ibyo bintu twabivuganyeho ngewe nawe ariko twize nshaka ku expose ndaho yatubyihore nshaka kubishyira hanze urambuza kasukarabizi Jemana nkunda drama man abo bose host bose ndabarusha amafaranga bari mu cy'ibirenge byanjye kereka ni amahombo twiceceke ibi mbikora for fun na muri Amerika narabikoze ariko simva ngo nshwane nabo ngirutse uyu munsi wo kwa mama nabo uzazana drama nzayamureba museke mwe karinjije injije ariko nushaka dukorana tuzakora nudushaka dukorana uzabireka fuck ngayo nguko nduba man ariko nahise ubwire ko ari gihe banavuga man nubwo ndavuga amazina y'abantu bakanganira muri chat ari abantu babiri bicanye abantu bohezana ubutumwa bohezanye amamoji yo kuruka bo karuka amaraso bo karuka man ariko urabizi ko ngewe man ndemera nkapfiramo man kandi nzi ko nshaka ubuzima bwiza nshaka kubaho neza ntibashaka abanyu ariko nkatuza bro nkatuza kandi nshaka ibyiza ntabwo bigeraho utabiharaniye ndabizi ko utarya imboga mvuze ibindi man hari ibindi navuga man byatuma abantu bumirwa ariko kanicecekere. Okay, so ikindi ni kimana mbere yo kugenda wowe mu kureba kwawe uyu mukobwa yaba azizi neza ye Zinda nk'umuntu wakoranye na Zinda yaba afite amakosa ye nawe Zinda nk'umuntu umaze igihe ukoranye nawe kuva ugereye aho ngaho nk'umuntu wakuzanye hari ahantu kuri boss ejo namuganije ngiye no gutaha boss ari amwe ko Zinda ari mu makosa akubwira ko Zinda ari mu makosa Zinda nuje ko baba yagiye kwigendera kandi nzi ko mwari inshuti umaye n'igihe kinini naje nano ko Zinda sinaje no ko Brian cyangwa Muyango numva bavuze ngo Zinda ari mu makosa ambwira ABCD FFG whatever ariko icyo zakubwira n'icyo bose nawe ntabwo yishimiye ukuntu Zinda yamuseze yavuze ko atamwishyuye ataza gukora ntabwo umuntu waza gukorera ubuntu nawe urabizi sibyo so ntabwo njya muri detail kuko you are nothing ntabwo uri umunyamakuru ntabwo uri umucamanza ngo uri kunga abantu nawe ushaka byacitse rero ntabwo nkubwire iryo jambo umva n'undi munsi utazamenyera Eric wamuginga you can no come imbere ya audience mfite ngo am nothing ndakubaza Eric niba nangoma kumenya detail urambwiye ngo am nothing nese kwafasha okay ngaza na buri muryango mu bafite fana muya urambwiye ngo am nothing
okay, you are something but you cannot help them. Okay, help them then. Actually, apologize to me. Apologize to me. Okay, Godfather, bafashe biyunge. Reka ngubanze mwibwirire. Ngejeho nyaho bafashe muri nanyweye ntwaye mukaza kunkora inkuru ngo nafashe abana b'imyaka 75 ngo kungufu. None se kuva ngo nagufashije iki? Nagufashije iki? Ndakubaza. Uretse gato. Nagufashije iki twarageze naho dutabaza RIB? Police station nzira kuba natwaye nanyweye. Twatwavanye nawe. Eric, ndakubaza nageze aho duhamagara na RIB tubaga umuntu ngo nagufashije iki nuko umbwiye? Muhamagara RIB se nyabagiye kwitanye ikirego ku Kimihurura. Kucyo wakivanyemo? Ninge wigiriyeyo kandi kuba ko naza amatiku sinavuye mu nze mbitangaza. Kubera iki baguhamagaye? Kubera iki baguhamagaye? Ariko baguhamagaye kujya kumubabarira muri RIB kujya kumubabarira? Kuko ari nge watanze ikirego. Yego. So hanyuma nyuma yuko uvuyeyo umuntu yakuvuzanye nonsense kutamusubije nonsense. Uretse no kumusubiza muretse gato. Havuyemo kasukura ko Rwanda kuyiye pano. Sipano yanjye. Sio twari turi. Sio twakoze. Ntango byavugiwe ngiye ngaho genda rero yerije imanzi manyamakuru. Ndi mu bantu bakoze space yo kwamagana kira kintu cyazanye birabihuha. No sense ahubwo ni wowe ndababaye. Urakoze cyane ku makuru mpaye. Kandi uko nkuzi wowe wari kuba utazi ko nakurwaniye ukaba aya masaha afashe amasaha n'ibitotsi ufite ukazanga ukaza kumvugisha. You apologize to me. Ndaza kukwesura mu gikari. Urakoze cyane ariko narakurwaniye wakintuwe. Ninjye wazanye live yo kugira ngo twamagane kira kintu cyazanye kuguhindanya. Nguvugana n'iki ari cyo ngiye ukubizi. Njya mvuga ngo bavuze ngo oya. Ariko reka ndaza kukwesura nubyuka turavugana. Bye. Imihanda iranyereye. Asigaye kuzana na Muyanga akivugira. Naramuborotse. Gatema namuhamagara. Ndakubujije. Icyo mama yake uretse gato ahangaha rero urukumva ibintu bigeze muri nyina. Zinda Eric va hano Eric jya guhena turagize kijyo inengara yiwe nazamuke nizi ariko kintu wenda urumva ko boss niye ntishimiye ko Zinda yagiye umuntu nyine batangiranye wamuzaniye abantu urumva nyine nta byaramubabaje kugenda ariko urumva rwagasukuru utaragiye kurya ibirayi byo kwa Semungu rukabeshya ko ariko rwavugiye Semungu hano ushaka n'ukuntu twaje tukama reba amajoro naraye n'ukwituma kuvuganira uyu mugenga none rwagasukuru rwaragira avuga ngo rwamuvugiye reke reba intambara nateje amakuru atariyo. Yo uziko namagaye numvise kugira ngo nkomfaminge tukaza tukabyamagana none ndebera kabutindi urankoze gusa. Anyway tugaruke kuri point nukuvuga Zinda no wabaye ikibazo umushuti wa Zinda ni wabaye ikibazo twebwe amakuru twari dufite yuko ese goregora ari zamuka baba ariko Nazinda bitubwiye ko umushuti we ari we watumye bashwana kugeza ubwo Zinda nuza kwitwa Muyango abwiye bounce ngo nasore wa mushuti wa Zinda aranamusohora ahubwo mu kugaruka Muyango aza tukana n'umubounce ngo we kutiwinjiza abantu ngo ku buntu n'iki niho byahereye. Ariko rero Keti Kayonga uyu nawe ntabwo ashobotse. Kayonga nyiri Enfino na nuzenya Enfino na Kayika bari hali kandi ari umugabo yitwa na Kayonga ari kasito bafite bari hafi ya za touchdown n'ubundi ariko afite umugabo yitwa Mupenzi DJ Mupenzi namusema bayiturije abandi ari no ibi Semungu adora aracyari hano muzamure. Semungu ntabwo ndi kumubona account yagize private ariko Semungu uramuzi ngo yarumiwe. Semushyira muri quest gato dore abantu bari gushaka gusuhuza
gatoya ibi bintu byamupenze ushyira muri kwese uzuza abantu baza baragushaka mupenzi namuvugira abayiturije ariko madamu we simfite byinshi byo kumuvugaho uretse ni gutagiza account ye private so Jesus wandere mbonye icyamamare kigira account cyacu private urakanda kuri request aba moderator bari kukubona so tugende gatoya ibi bintu biteye impungenge ariko rero iyi nkundura urumva barayaguhera hasi washyana we zamuka bayaguhe zamuka nyine bayaguhe so nukuvuga ngo iyi nkundura urukumva n'uyu muhenerezo urumva yego shusho babwira batapingi n'uyu muhenerezo urumva umuhenerezo nuza kwitegereza hari ikintu kibyihishiye Zinda ntabwo yigeze arya iminwa aravuze ati yitsa amabanga ni nka eswime yo muri rogi kiri bato nadufata twabunze bose mu ngwanyo ngo ni mu mukandeho umunsi nzayarekura nubwo ntateganya kuyarekura ati ngenda cyamufitiye urukundo sinayarekura eri mana nubyuka eri ikintu kibaza uratwumva zorendutse n'umu ADPR waragiye uraceceka burundu uzima mve tumwe guhamagara eri nibona abantu bari batangiye kuzana rumaze ngo umunsi wa gatandatu ngo niwe wawumwambuye turavuga nuko Zinda aje agahita abivuguruza nahise ngendeye ko natari kwibona uri muri big screen ko manu urakoze mushyire amafaranga ntabwo nza kuvugira kandi abantu bari kugushyiriraho indarari shoro ngo nayo urabona utaduciyeho mu mare n'isukari urabona utaduciyeho waduciyeho twese twabukereye ese we mashini nayo irakora cyangwa ntabwo ikora mashini nshyizeho mashini irakora oya telefone ngiye kuzimanira wayicomeka umva muri ese n'ibikimwagane man uko amara ku WhatsApp na tenzi ibintu biri ko hano hari abantu 370 ngahe washyana bana abantu bose banyumvaga nta soni ufite nta soni manza imbabazi nta bazo musabye wandawe manura ese kuyegeza amafaranga wari kuyabona sha eri open washyira amafaranga muri bagushirireho kabisa umbikinze kubaza eri yone fanta tumwe ikiga kiratwisha aro muco yego kumuco umva eri ibi bintu ko twari tumenyereye ko ibi bintu aya matiko ataba nuko wenda ibintu byo gustinga bya birimo amafaranga menshi abantu bakagirana amashyari biri guterwa n'iki manje ntabyo nzi mwana wa mama ndabaje n'ubundi nsiza imenya rubamba bazajya bambona bamvune bugahe hari akantu wari utubwiye ko abantu bagira naho bacatinga bari kumwe ko nzi ko umuntu w'abantu ngiye baramvuze bro ngiye baramvuze nabaye offended no ku ngingo no maginga bro ariko Yemana iramurira bro ntago nzapfa icyo gitageze niba kinageze umuzimu wanyu uzakurikirana izo mbobo zose ziragasukira abantu yego nicyo narimbaje kandi ko wibuke ko na Zinda bivuze ko bajya bamuvuga bicaranye bari gucata bro we ikintu ndi kubaza eri ntago ari byiza man eri none se Eric ko ibintu biri kumvanga ko nzi ko ibi bintu byo guhostinga ntabwo ari ibintu ujemo nonaha ibi ni ibintu ngiye Eric twinywera inzoga man guhostinga mu mujyi wa Kigali neje ubundi ngiye kujya guhostinga Dubai mbyerega ni nda international naho utaye guhostinga kubwabiri allo na urakasa mutwe ngiye kujya guhostinga Dubai ubu tuvugana allo international booked and busy all the time Eric uvye kubaza bakoze ntabwo bafite gushyira amafaranga ji bari kugushyiraho gashyirwa inyongero gazi muri charging eri uri umuhosta utandukanye n'aba bahosta batangiye guhostinga ejo bundi wahostinze ibihugu wuriye indege y'abantu bakagutegereza abantu bakava za Montreal
abantu bakabaza Karigari bakajya za Edmonton, urimo kumva n'ahandi muri Amerika yazaga mu Rwanda yahitaga hostinga Eric yarahostinga abantu bakaza kureba Eric na koko bin bakanikiza abantu barinjira yabaga waje kera. Ndashaka kubaza biterwa n'iki? Shamana ngo mbizi men German sinjya muri drama njya muri drama niba ngiyo binzanyemo nana gusa no kuba ndakora na platform yanjye najya kuvugiraho abangaba ufite simba ko bagatandatu yo nagerayo, ariko nyine ngiye n'umuntu uca bugufi nishakira amafaranga nshaka ibintu bya drama ejo batazamina araza nkarara mpfuye natari ubuzima bwawe. Nuvuga ngo wamaze kuba umunyabwoba? Si kuba umunyabwoba no guca bugufi man. Rega umuntu wese uciye bugufi ntabwo ari uko hari igitsugi. Hari ibyo wigomwa kugira ngo ubuzima bwawe bw'u Rwanda sha hari ibyo wigomwa kugira ubuzima bugende neza man. Kuba ducecetse no kuba ntabwo turi bicucu. Guys, bana banga indaya man, ariko nifite amaterme yanjye asetsa utabitwara mu bundi buryo, njye sinigurisha n'amafaranga ndayavunikira kugira ngo re cyane ntaho nyakura mu Burayi. Niba bari bamutega twera dutega. Allah next. Mungu wawe. Ahangaha ikintu kintunguye kurusha ibindi rero ngiye mbaye n'ikizungereza nkora nta n'ukuntu mbyifatamo. Ubu ndi kwibaza Zina agiye gushaka kandi kazi. Mani Zina ko ari guhostinga boro bita diaspora. No hostinga ku cyumweru n'ejo ndari atwaye Riderman. Ndakubujije. Kandi amugabye yavuze ati guys nimuvanga amasaka n'amasakaramentu ntabwo umuntu avuye ahantu bivuga ko abuze akazi ahantu hose. Ariko Eric umva si Godfather nyumva neza reba hano banza nyumva ariko uranyumva nyumva ushaka kumva ibyo bakubwira abantu. Ntabwo kuba umuntu avuye ahantu hamwe bivuze ko abuze akazi kose mu gihugu. Yari ahantu hamwe isahani 1000 isahani 100 nzamuha akazi no ku cyumweru reka nzamuha akazi ku cyumweru tuzakorana standard share. Man ngewe reka nashari njira nzamuha akazi kandi uzabona kuri fly n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Nzamuha akazi tuzakorana ku cyumweru. Ubundi uyu ni we Eric ahandi hatandukanye na hari azaza muri standard chill. I will give her a job. Ntabwo twabibonye kuzamubona kuri fly tuzakora uzana turi kuri nzakohereza babyita gute foto cyangwa video whatever you see man. Reka nkubwire man, urumva at the end of the day man twese turiho. uriya ni umumama afite umwana bose n'uriya bari gushwana we ni umumama afite umwana so nabambe guterana ibi yes sinjyana munyangire. By the way tonight bakambwira tonight yes wenda bwacye ni 3:00 za mu gitondo ninjoro ahantu nakoreye nagiye kubona muna Keza Trice Karaje n'ababyinnyi baba nka 7 cyangwa 8 bambaye imyenda y'umweru. Mugiye kuri Snapchat cyane murayibona. Sinjya nyengi na munyongi namupostinze namuza ati thank you for coming to supporting me kandi bizafashwa n'imwe kandi mwe ngo n'inshuti yanjye. So at the end of the day namuyangire mu kwa ko kanaka ntabwo ibingibi utekereza ko kudashishoza ibingibi bizaguteranya nawe niba ushobora kwakira yita umwanzi we ibihe byose. None se reka mubaze Godfather niba wenda urugero utuye i Kigali umuntu akava i Kigali wenda nini umuntu akaba avuye Kicukiro akaza i Remera n'ababyinnyi bose akabategera akabazana bakaza ahantu wakoreye bakanigurira inzoga utabaguriye bakagura boto apana ibifuro. Uwo muntu uzamuciraho iteka umurebe nk'ingurube cyangwa uzamushimira ati thank you for coming to supporting me. Mani mwakumwagiye mujijuka mu mani ngerega nabaye muri Amerika man imyaka 9 ntabwo ndi ikigoryi ku buryo natazi kibi n'ikiza. True. So murebe muciraho iteka ngo yangana kanaka aje kunsapotinga muri nk'ibiryo by'ingurube aya nicyo turi kubujije man kandi aje gusapotinga
ayo gusapotinga n'umutima we n'ababyinnyi be bamubyina bose bafite ababyinnyi nkana showing up ariko ntuzanyishe ibya mbere ngo nazanye kana kangaza abyino ya uzanyishe ibyo nagize ariko urumva umuntu araje azanye ababyinnyi biwe bose baje gusapotinga abantu bakore uko wenda bo bafunze kare whatever cyangwa wenda batabonye abantu kuko wenda urabizi byinshi bigari so then uba rero tujye tuvugisha ukuri ariko ntimukabine indyarya ariko noneho umusuzugure se n'unamusuhuza oya twabaje video namusuhuza agaye thank you for supporting nanamupostinze azamaraho n'icyumweru by the way nta nubwo ari masaha nane azamaraho icyumweru kuri Snapchat Eric ni wowe wanjye nawe uzajya kumusapotinga umva ngiye ko Morandi bize ntango yambonayo ariko bo kuba baje mbaye ikaze njye Morandi bize shu rego oya sibyo kwigirisha Kalisa John mu mujyi wa Kigali mubaze Morandi booked and busy nkubeshye nzajyayo nawe ntango naba nirari ntango nzajya ariko naza njye nzamuha ikaze wow ntango njye nzajyayo ko Morandi bize pesi nakubizi ariko nakoze nko kuwa kabiri bitewe n'abahungu abanyonyo afite babyina of course najyayo allo abahungu tena yego kuri ndro tuzapfa tuvugishwa bite ugize so ubwo wawe so anyway urakoze cyane kubidushyiriraho umucyo ubu ngubu ubwo tubashije gusobanukirwa urumva tubashije gusobanukirwa exactly kuko twari tumaze kumva iriya side ariko dusigara turi mu rujijo bamwe bakabihuza n'iriya ngumi urumva iriya ngumi dore yabaye ikibazo ingumi nta wari uriyo nanjye sinari ndiyo narabibwiye babitubwiye ingumi but icyo cyangwa gushyiraho umucyo ni abamama babiri kandi aburana ari babiri umwe bayigiza nkana ngewe nifuza ko baganira bikarangira bikava mu nzu bikarangira gusa njye mfite screenshot uriya yanyeretse nubwo nataricinze kuri Muyango mfite screenshot uriya yanyeretse abwira Muyango ngo Karamizo Beach ngazunirwa n'ibiki byinshi cyane Muyango ngo ndaza kubitekerezaho nzagusubiza na reply nabonye uriya yaramushubikaga ngo ni byinshi mana mvuye mana muri Snapchat bihita bivamo ngiye ku mafoto hari uvuye mana ntago bivamo oya ntago bivamo urumva yaramwandikiye gutyo niba waratangiye amushotora mureke turaza kubireba njye nta sayidi mfite nta sayidi mfite none ikintu gitangaje se mu ngo ari kubidusomera wakimara we ntabwo turi kukumva ikintu wakoze ni ukujya kubiturebera hanyuma mutapinge screen bagiye kumanura mutapinge byo kuba muri abatini nabizi ko muri abakene abantu 600 narushaka kohereza amanigani ipfu nese kunyumva ubu ndakumvisha uragarutse eri uri gusubira ukajya gusomerayo ntitukumve we nabishyira kwa kundi bateka ni foto se mu ishyano kwa kundi ishyira kuri background bayishyira muri big screen ntabwo twakira byazaza babwire ntabwo ndamuvugize oya ariko eri wowe wabikishije nk'amaso waduha amasamari gusa birabihagije ikibazo ndi kugira ko telefone ebyiri mutapinge batatumanura mutapinge mwokapfamwe mutapinge ariko mukunda kuzamuka dore mwese mwashizemo imbarika ipfu uburyo mukunda kuzamukamo murazamuka kandi bari kubina bigeze ko tari kubinyoherereza
ubu yasomye yabirangira zingo turi kumwumva. ariko okay ma headline ni okay asubiyeyo imanaza ko ari sawa Yamana okay uwo mwavuzwe Zinda makanya arahari kanongere muhamagara ariko sasa aryama yakoze nijoro mubwira azazamuka hano nakanze oya Eric abishyizeho umucyo bro Eric ni ukuvuga ngo kuva namenyera ishyano oya ni oya yego ni yego Eric ntabwo azi kongeraho ntazi kugabanya Zinda ndi kumwe turi kumwe na Semuhungu akosho ni gute za live tambwe njyomba no ese ni bugiye kuryama cyangwa ntabwo uyu munsi nabwo wakoze Uyera yimbyutse wahanyuze gatoya ariko kuri ntukamwe urakoze kuri TikTok yakanze nguhe link wahanyura gato kamuhe link asi kamuhere link eri Zinda ariko rero Godfather reka nzibabwire niba uko najya following up Eric nanjye ndi ikimara njewe ntabaramwo kapfamwe mukaza bo nkabizira ubu ngubu Zinda ngo yarandakari uzi Zinda ngo tumara igihe kingana keri Zinda kuva kuri Clubhouse the old friend ariko Eric wibaze ko Zinda nawe ngo yarandakari ngo naramushumitse bamutwaye hahandi neza urumva abantu barahanga nawe ujya wota abantu wandaya we ntabwo ujya wota abantu Eric reka nze nkubwire baza abantu barahanga naraje hano uhaye manore nabyo mfuko umwanya ndawufite ariko usiko Godfusco meruka kera mwana usiko nazaga TikTok kwera wowe man nese cyangwa zaje gupostinga amafaranga kora akazi wakintu uzi ko naje karakagabo no mu bintu kugira ngo biremere banebereza agaciro abantu bamwamagana uzi ko twaje ahangaha tukamwamagana tugahamagara ngiba ngombwa ko njya gushaka n'abantu mpamagara urimo kunyumva uzi umuntu natumye uyu mutipe bita The Future uramubona The Future senide The Future umutipe ukorera ibiganiro bya ntuza byo kugira nabo tuzaba bakajya ibwami bita afite YouTube channel wamagana ibigarashane kasoko ni wenzi undi mutipe bita The Future niwe uzi ko ari we natumye kugira ngo abe confirmation ya biriya bintu kugira ngo twamagane kiriya giposti bakoze yamara kubizana akaza nawe kukuvugira kuri ntuza akaza kukuvugira twakoze space akaza kukuvugira no kuri space Zinda marunchire muri request please aba moderator bonza muri Zinda so urukumva so ibi bintu rero nkuko bitubwiye shimye mbere yo kumva Zinda urukumva ni Zinda wakire muri request niba ari ikintu kigize kinshimije nukuntu ushashe inzobe hanyuma uranyumva nango nkunda uburyarya Zinda namukunda namwe ndabakunda ariko nango nkunda abantu basebya abagenzi babo Zinda turakorana mwishima man uwo mwari turakorana kwa gatandatu twaratanye dukorana kwa gatanu nkuko nabibabwiye yamaye ufuye kuza gukorana mu kazi nawe ndi nibere Musanze muri vacation na vava ale ego nabariya ngo bajeyo ari Zinda bahamagaye by the way so uti ntabwo uzemera ko Zinda yicara uzakora ibishoboka nzamakazi ku cyumweru tuzakorana mwana wa mama man rega kuva ahantu hamwe nawe bivuze ngo nimvira mu gihugu cyangwa nimvira nta nubwo sinzagaruka bye yaseze na boss kuri telefone nubwo banabivuganye ibintu byuko Zinda nta muntu wamwirukanye Zinda yababetse nge sinzagaruka gukora uti boss mu kugenda kwa Zinda byaramubabaje kubera ikiyemeye ko agenda ko atakosoye amakosa yakozwe
yavuze ngo yamwandikiye ngo ibyo Zinda yamwandikiye ntabwo yari nzi ko boss arabinyereka ko yamwandikiye reka nutatubanze tuvugane Zinda mukunda njya kuganiriza boss mbere yuko nanjye no guha n'abantu discount babakiriya banjye baje gusupendinga amafaranga menshi ntabwo umuntu wawe yaza gusupendinga amafaranga menshi ngo bamuce igiciro cyo hejuru kandi ari umuntu watumye ngaza so nibwo nahise namuganiza nawe ati by the way zinasobanuye ko hari ibintu atishimiye ndi hano kubera Zinda akayabo ariko umwana w'umukobwa ugiye asanga yamusezeye that's it. Zinda hari ikintu mwahurijeho cy'uko habayeho bullying Zinda we ngo yageze naho aterwa amacupa y'inzoga amine imifuniko y'amacupa ibi bintu ngo Zinda biri mu bintu byamushenguye ariko nawe ariyo ko ntabwo nabagama ngeze na twatanye iminsi mu cyumwe bakajya ama contract y'ukwezi kandi ndacyakora yo kereka boss n'abaterike Hello Zinda yashyize muri mute cyangwa bebe na bebe mute singura shiri ndakumbesha naye ndakumbesha ese ni gute Godfather zimuka ansa kwisi gahunda ariko se wowe urashaka ufite gahunda tuza kanya na Zinda urukumva nari kumva ikibazo ngaceceka nkaryama uzi ko Eric yamaze amasaha ndiho sonzi ndi umama ntabwo byambyukije Godfather ntababwiye Zinda maybe wenda waranyanze maybe I'm not your type sibyo ariko it doesn't mean ko you know that I love you sibyo ntabwo rero nari kumva uvuze ngo abantu ngo bakwiteho akazi karahagaze Zinda ngo nsinzire that's why love you Zinda itari gusobanura neza sobanura ko ari wowe wavuze kutazongera gukora nta muntu wamwirukanye bose Zinda mbere y'ibi byose hari message ya Muyango ivuga ko isaha yariyo yose isaha yariyo yose igihe cyose ashatse kunkura mu kazi avuze ngo mave nahava kandi gukora flyer nariyo batabingishijemo inama batambwiye byaragaragaraga yuko ibyo wifuje yuko kunkura mu ijoro ryanjye muri night yanjye byabaye impamo kuko iyo aza kuba atari ikibazo bari no kumamagara bakangisha inama bakambwira yuko iyi sande rero ariko hano Zinda wa ntabwo watubwiye ko ikintu wazize ari snap y'umushuti wawe wanditse ngo ongera ukadusomere ongera ukatubwire kuko I know you remember that shit yanditse ngo iki umushuti wawe no ntabwo bifite nizere ko bitari muri iyi telefone niba muri iyi telefone ntabwo tuza kuba ngiye kureba kuri iyi telefone Amina hold on yaranditse ngo real boss bitch dance no sweating for shit that was you yaposinze video yanjye ndi kubyina nyine nicariye ndi kuzunguza umutwe ego nubwo nari mbizi ko iyo video yayipostinze ego kuko biragaragara yuko nari nibereye mu byanjye ntago njyewe nari ndimo ntago I mean I wasn't focused on the yeah kandi uwo nyiri kuyandika nkuko nakubwiye n'abantu benshi bari kuri stage barimo barabyina kandi nawe ubwe ndetse yagiye kuri stage arabyina ariko uwo nguwo ya feelings attacked kumva yuko njyewe did she mention the name y'uwo muntu ariko ngo yaramusumize uretse gato onda video Muyango muri iyo video umvuko n'ababyinnyi bari kubyina kuri stage mushuti wa Zinda yafashe video ibyo yavuze ayo magambo ashyiramo Zinda yicariye ngazuminga Muyango ari kuri stage ngo yaswetinze ari kubyina yazuminze ababyinnyi bose bari kuri stage nyine urumva na Muyango niwe wagaragaraga cyane
rero ahita yumva abaye attacked ahita yumva abaye attacked ariko nta zina yigeze mentioninga afite kuvuga ko yari kubwira uwo ari we wese wari uri kuri stage ariko she did not mention any person, any name. And why was she attacked? Ibi ngibi bishobora kuba aribyo byabaye intandaro yo kugira ngo okay hari akandi kantu wanyuzemo wahita ukanyura iruhande urakakwepa. Uti the girl like you listen the all shit she was talking about with boss warabyumvishe? Yeah, byinshi narabyumvishe kabisa. She was talking about you? Yeah, na yarimo arasaba yuko bankura kuri Isande Muyango. Yego. Talking about umukobwa wasabye akazi ukamuzana mu kazi. Ego. Jesus. Boss kubera iki utekereza ko ari iye mpamvu yatumye boss mwari mumaze igihe kirekire mukorana yumvira umuniyo kama cyangwa umubazi? Ntabwo nanjye bambwira. Boss hari uretse gato Muyango yaba ari umukozi mwiza uyu mushyashya kuru Simbizi pe aha Eric boss ati Zinda hari amakosa yakoze. Aya makosa Zinda yakoze na ayahe? Eric ngiye amakosa yakoze cyangwa boss wa Zinda yavuze ko ari amakosa yakoze avuga ABCD ariko nataza kugaruka. You are nothing now, we are nothing in this case. Nango teze kunga Zinda na Muyango Rachel Tuzemana aho twiyango tukubwire aho case iri nibiki ariko nango turaza kujya detail kuko Muyango atari hano nta kibazo kudufasha. Umva nkubwire rero n'umuzana kujya umuhamagara muzane azabikemura ko bwakene 37 muzana azabikemura use ngiye sinaraye mu kazi use ko nikira we ariko hari umwana rero na muteye nese umubyeyi we Zinda nonsense. Okay mushaka oya none se uraza gufata side imwe wenda Muyango ararengana cyangwa wenda Zinda ararengana ngiye na side mfataho abantu bari hano 779 bari kubyumva na side nimwe ndi nkuko waje ngagutera imijugujugu. So the thing is ntiwe baraguze gahunda uko iteye nuko nguko cyagashaka icyo dushaka ni iki ngiki urimo kumva icyo dushaka ni iki ngiki Eric uruko dushaka buretse gato yanyeretse mfiteho kopi nubwo no kujya kuzisoma bikanga man ibintu yanditse nategere nuza nabonye reply kimari wenda Muyango yahise abisiba ariko from that phone ya chat nabonye ko Muyango nta kintu yasubije aho yavuze ngo ureka ngutekerezo ndaza kubisubiza nta kintu yasubije kandi yaramubwiye ibintu yamubwiye yari true from her heart from Zinda heart. Yego. So nabonye Muyango yasubije keretse ntacyo ngiye mfa na Muyango ntacyo mfa na Zinda nkuko wabonye nasari nimwe nafasheho pe ngo mvuye ngo mengamino side keretse ko ngiye nanubwo nyamfata side nanga karengane ko ndi mu activist kandi mvugira aba LGBT mvugira n'abasi bose subizi. So by the way recognized by Google abantu bose mwita mva ngo muraba host ninge muri recognized by Google isheme izina reka se mungu atubabwira ngo Eric Semungu internet personality internet celebrity ongeraho internet celebrity nusha amazina yabo uretse gato wacyohewe tiramo Semungu Eric kumwiryo akubwira internet personality ubundi baze mu internet personality bisobanura iki internet personality bisobanura internet celebrity abo bose kiramo Shadibu ufite million nanga ariho Zinda nawe uriho Muyango nawe uriho Brian nawe uriho bo bose yahuzo patikope nawe uriho ubwo rero jewe ndarenze bro rega ngende international allo umva mbere yo kuba international is as long erega buriya ngiye for ijya muri Google no kwisi ndi kubeshya kiramo Eric Semungu urebe icyo bakubwira reka mbikore umva tukira si wowe byiyandikira ni uretse gato Eric Semungu umva Zinda allo muri gym show ndabona nazi abanga uretse gato Eric Semungu is in it ndumva event plan wagwiki
promoter and hose ndapfuye aho ndikubwira ukajyana n'urwenya hariho na profile nango apfa kubikreatinga kuri Google Show wakima ibingibi niwe wabyishyiriyeho oya n'ukuri kw'Imana ngaho shyiraho abandi urebe ko aza profile yabo none si profile na bro wabonye cyane uri kubesha barabirebeye profile so yandika nyine nanga rero byiyandikira Kalisa John abishyiremo safaka wabitanga se kuri Wikipedia wabitanga n'ibishobora naringize wenda ngo ni nka Wikipedia amini Godfa sibonye inyuma ndabibonye nyamara wamugana find on Google internet personality urakoze mbere yuko reka nigarukire Zinda kadasohoka mu maranye imyaka amakuru avuga ko ari wamufata wagiye ugamufata akaboko ukamuvana Huye ukamuzana ukamwereka Kigali ukamwereka ukuntu yambuka umuhanda ariko we mu kuvuga wabaje ati nyuma y'Imana ndi mu bantu babigize muri kugira ngo Muyango abe Muyango areke ko bakorodine kugira ngo ibyo bintu bigende uko nguko urwo rugendo rw'imyaka ingana gutya amabanga ya Muyango ufite ni nk'amabanga ya Iswime yo muri Rogi twizere ko uri imfura ibintu uzabibera no mu ndango pi cyangwa uzamera nka Kanyonga nago ngiye mfite umwanya wo kujya muri ibyo ngibyo kabisa nagaruka urugendo rw'ubuzima isomo kuvuga Muyango no I don't have time umuntu wuriye imodoka ugafata ababosi bawe ukajya gushaka Muyango ku Gisenyi kugira ngo uze ukorane nawe aya masaka bagukoreye ibijyo Medibit yakoreye The Ben atwara Bruce Melody muri Tanzania gura na Coach Gael ibi bintu biguhaye irihe somo isomo ubwo bundi nakagombye ko nagize cyangwa nago numva babonye agafuko utwaye inzo Eric ibi bintu byamaze kugira abanyarwanda ndakubwiza ukuri mwabantu mukabibereke Eric ibi bintu ndagutekereza ko ari ibintu byoroshye mbonye worova ngo ibintu ngo byavuye hemwe mwabantu mwe ndebera ibintu tuhuye nabyo dore Snapchat z'abantu Eric Godfather reka ningire muri gym man ubutumwa uretse gato ubu ndashaka mbere kugenda John nakiyamye man dore umunyarwanda bro buri kintu bita umunyarwanda ikintu abakoreye mugenzi we so Zinda Eric yasetse Zinda ndabizura umuhatra urumva ariko according n'imyaka maranye nawe Zinda uri umwana mwiza pe urumva Zinda ndabizi aka kazi ntabwo ndabizi wanza agasuzuguro niyo mpamvu wasezeye my question is nubuye gutuma ushobora guhereza abantu bakora cyangwa bafite ishaka ryo kumva ko bagenzi babo batera imbere before you kugenda ubutumwa nabahereza nuko iyo abantu bakoranye if people are working hands in hands ibintu byose bigenda neza pe iyo abantu bakoranye ibintu byose bigenda neza nta mitima mibi ntaki twese turaba host twese turimo turashakisha buri muntu wese nyine afite ubuzima bwe ari gutekinga care of ni umubyeyi ndi umubyeyi mu bintu byose yakora nago ngiye nakifuza yuko yaluzinga akazi cyangwa yabura akazi ahubwo ngiye mbamaranira ikintu cyatuma twese dutera imbere ariko iyo uranira ikintu cyatuma mutera imbere ukabona ntago bivamo ahubwo umuntu ari kukwihinduka they are turning the backs on you icyo ukora ukuramo akawe karenge so njyewe nago nzarekera gukomeza kugira umutima mwiza mbonye na opportunities nago nzabura kubishyiramo abandi kuko nanjye baba bazinshyizemo I always have to give back what I receive icyo navuga cyo umuntu n'umuntu mugari aratangaje iyo komeza uhatanye ariko bivuze man now have ya by the way nawe wikuyeyo navuze ngo yaciye amabere yes yabaye hearted because he has been with that dude for a long time nkuko nabigarutseho kare so kuri we kuri Zinda yumvishe ko ari nko kumusuzugura niba Sunday yashize yarikoze wenyine noneho bakamukora bagashyiraho abandi yes nubwo bakoranaga bagatandukana
Yes, boss, according to her, I mean, according to him, yambwiye ati Eric, igihe sales zanjye zitameze neza ngomba gukora change, ariko gukora change basi umenyesha. There was a time I held him even when things were not okay. You get it? So ikosa yakoze nuko atarambwiye ibyo bintu, yagombaga kungisha inama, and it was very clear with what Muyango yari yapostinze. N'ibyo biri bimaze iminsi biba bihita bikurikirana no gusohora iyo flyer nayiriho, batangishije n'inama, nanze agasuzuguro. Zinda, ahari ntabwo Muyango yaba aryoshye kukurusha mu guhostinga, akaba ariyo mpamvu nashaka baryoshye nta kibazo. No, sorry, ndavuze ngo no, please Shari Muyango uretse gato na Muyango muzamu Eric utumye abantu banyumva nabi, nabajije ngo timwumve kuryoha mutumva ukundi, ndavuze imiho wowe byahisemo kukwambura iriya minsi gahabwa Muyango, ntabwo navuze kuryoha k'umuntu kuko ntabwo umuntu aribwa. Kuryoha n'ibintu byo gusina batandukanye bivanga amasaka n'amasukano na Godfather. Ni ikinyarwanda cyo muri Congo eri. Ndavuze ngo eske ntiyaba hostinga neza bikaryohera bose kurusha ukuntu Zinda hostinga bikaryohera bose. Shuri wese agira katazi bakoresha mu Mba ngiye kujya kwiryamira rero. Je nanjye ndashaka kujya muri gym shu. Okay. Kandi ibibazo uyishyizeho umucyo mwiza. Ariko Zinda ubwire Godfather ibintu tugane hano abitware ko twabivuze naje kubihindura atanyara Eric Joana vizuri sana. Wowe Eric Vizuri zeriora Eric mbere y'ugenda ariko urumva uko bivuze hano nujya kwitwara kuri Twitter cyangwa nujya kujyana kuri Instagram biraza bitandukanye. N'abantu baba mbese n'abantu 787 arabera jya ubabwira man twaje twakubashye. So icyo ngicyo reka nsabe aba YouTubers muri aha ngaha mutagira topic mwabiryohe ko baraye navuye ngo Semungu araje ngaratukana kandi umuntu bikora gutyo uwo turamubani Zinda sides nafashe nuza n'abani neutral n'abaye hagati n'umuntu ufata side rwose.